Reka nongere ngusuhuze cyane ukurikiye Fanyakazi TV, nguha ikaze ku rubuga rwawe, ku rubuga rwacu, urubuga uzasangaho amakuru atandukanye, urubuga uzasangaho ubumenyi butandukanye bushobora kugufasha kwiteza imbere, kwihangira imirimo ndetse no kuba wagira iterambere ugeraho mu buzima bwawe bwa buri munsi, tutibagiwe ndetse no kuba wakwita ku buzima bwawe. Aha tuzatubonamo ibiganiro bitandukanye bidufasha kwita ku buzima bwacu, haba mu buryo bwo kubaka umubiri, mu buryo bw'intekerezo ndetse n'inama zidufasha mu buzima bwacu tubaho umunsi ku munsi. Ni Fanyakazi TV rero, niba aribwo ukidusura n'ukundi ibyo dukora uzokora subscribe kugira ngo n'ubutaha ujye uhora ukurikirana ibiganiro cyangwa se uba mu wa mbere wabona ibiganiro byacu. Reka rero nguhe ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro kiza kwibanda ku cyo twita MLM cyangwa se MLM. Ushobora kuba umaze igihe wumva ijambo MLM, ushobora kuba uribona ahantu henshi hatandukanye ariko utazi icyo risobanuye. Ushobora kuba uzi n'icyo risobanuye mu by'ukuri ariko utazi MLM ikora gute, MLM ni iki. Kurikira iki kiganiro ubane natwe, uraza kugisoza umaze gusobanukirwa MLM icyo ari cyo, MLM zikorwa gute, ni gute wamenya MLM zujuje ibyangombwa cyangwa se zikurikiza amategeko agenga MLM, hanyuma umenye n'icyo ugomba gukora igihe cyose waba ugiye guhitamo MLM wakorana nayo. Nikaze. Ubundi MLM ni iki? MLM ni impine y'ijambo ry'icyongereza rivuga multi level marketing. Mwibutsa kandi ko iki kiganiro kubera ko kiri mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se ubushakashatsi bwakozwe mu rurimi rw'icyongereza, hari amagambo amwe n'amwe tutaza kubonera ikinyarwanda nyacyo, ariko turaza kuyakoresha mu buryo uza gusobanukirwa neza icyo bishatse kuvuga. Multi level marketing cyangwa se MLM ni uburyo zimwe muri business zikoresha icyo bita gucuruza mu buryo bwa direct cyangwa se mu buryo nyine bw'umuntu ku wundi, ibikorwa byazo cyangwa se service cyangwa se na produit ziba zakoze. Ubwo nibwo buryo MLM zikoramo. Mwibutse ko ni uburyo cyangwa se strategy business zimwe na zimwe zikoresha mu kugurisha cyangwa se mu gucuruza ibikorwa cyangwa se na service zabyo. MLM rero zikora gute? Izi MLM business cyangwa se multi level marketing businesses zishishikariza abamambure cyangwa se abanyamuryango bazo mu kwamamaza ndetse no gucuruza ibikorwa cyangwa se service ziba zifite. Bakabikora babicuruza hagati y'abantu ubwabo cyangwa se umuntu ku wundi. Ni ukuvuga ngo uhura n'umuntu ukamuha amakuru, wamara kumuha amakuru yanyurwa n'ibyo uri kumubwira akaba yahitamo kugura cyangwa se guhabwa izo service. Ikindi MLM kandi zishikariza none kuzana abandi bafatanya bikorwa. Nta kindi kiba kigamijwe ahubwo no kugira ngo abafatanya bikorwa nabo bafashe izo MLM kwamamaza ibyo bikorwa byazo cyangwa se izo produits za business zabo. Bigenda bite rero kugira ngo umufatanya bikorwa? Hari MLM zitandukanye zishyiraho uburyo butandukanye bwo kuba umufatanya bikorwa. Hari izisaba kwishyura amafaranga yo kuba umunyamuryango, ahasigaye icyo uzasabwa gusa akaba ari gucuruza produit cyangwa se service z'ibyo bigo cyangwa se izo MLM, ndetse ukagira n'uruhare rukomeye mu kuzana abandi bafatanya bikorwa cyangwa se kubarekiritana. Kuvuga ngo niba abandi uha amakuru bamara kwizera no bakifuza gufatanya n'izo MLM, cyane ko gukorana nazo harimo inyungu nazo tuza kureba. Hanyuma hakaba n'izindi MLM wishyura amafaranga yo kuba umunyamuryango cyangwa se umufatanya bikorwa, hakagira n'amafaranga ya buri kwezi utanga make cyane yo kugira ngo konti cyangwa se iduka ryawe uba wahawe rikomeze kugira ubuzima, rikomeze kubaho. Ibyo twabegereranya n'abantu bakora business zitandukanye mu duce twagenewe ubucuruzi. Reka tuvuge nko mu mujyi, ugasanga inzu ukoreramo akenshi uba ugomba kwishyura ubukode ku kwezi. Nizo MLM nazo rero ayo mafaranga utanga ya buri kwezi nayo kugira ngo ukomeze activating cyangwa se konti yawe ikomeze igira ubuzima, ikomeze ibeho. Ibyo kandi ntabwo bikorwa gusa kubw'imfabusa, ahubwo uko ugumaho uri umunyamuryango, hari MLM zigira icyo bita pourcentage cyangwa se ijanisha rigenera ku muntu uwo ari we wese wazanye cyangwa se winjije, ndetse ukazagenda ufatana none ijanisha riturutse ku byo azaba yakoze. Haba harimo kuba uwo muntu wazanye yacuruje cyangwa se yazanye abandi bantu, icyo bishyuye nawe ubonaho pourcentage cyangwa se ijanisha cyangwa se commission.
Icyo gihe rero wowe iyo ubaye umufatanyabikorwa wa MLM runaka, uba uri distributor cyangwa se umuntu uba wemeye kuba wacuruza produit zabo cyangwa se service zabo. Uwo winjije cyangwa se umuntu wakwinjiriyeho icyo gihe yitwa downline wawe, icyo gihe uba uri upline we. Ayo materme tuza kujya tuyakoresha ntibikuvange. No kuvuga ngo wowe iyo winjiye uba uri distributor, uwakwinjije aba ari upline wawe, wowe ukaba downline we. Nawe uwo winjije aba ari downline wawe, ariko we akakwita upline we. Hanyuma rero hari MLM zikoresha icyo bita scheme. Izo ngizo rwose zujuje amategeko cyangwa se zujuje ibisabwa byose kugira ngo MLM zikore neza. Ariko rero hakaba n'izindi MLM zikora icyo nakwita nk'ubutekamutwe, aho usanga zishikariza abantu kureba cyane kuri pyramid scheme, cyangwa se kwa kundi winjiza umuntu nayo yinjiza undi gusa, akaba ari icyo ngicyo izo MLM ziba zishingiyeho. Aho rero nukugira amakenga, ari no mpamvu tugiye kubanza kureba ibintu by'ibanze tumenye kuri MLM cyangwa se multi level marketing zikora mu buryo bwujuje amategeko, kugira ngo nawe ubwawe nugira iyo ushaka guhitamo uzamenye icyo uzakurikiza. Icyambere, MLM ni strategy ubucuruzi bwujuje amategeko bukoresha kugira ngo ubashe gucuruza ibikorwa byazo umuntu ku wundi cyangwa se service zazo. Ikindi, abanyamuryango bizo MLM baba bashishikarizwa kwamamaza no gucuruza gucuruza bya bikorwa za produit na service ku bandi bantu, ndetse bagashishikariza no kubwira abo bantu nabo kuza bakaba bafatanya bikorwa kugira ngo izo business zirushaho kugira abantu bamamaza ibikorwa byazo benshi, ndetse zikarushaho no gucuruza cyane. Ikindi nuko abafatanya bikorwa bizo MLM zigendera ku mategeko cyangwa se zujuje ibisabwa bya MLM, bahembwa ijanisha bashingiye kucyo bakoze. Ni ukuvuga ngo ijanisha riva kuri produit uba wacuruje, rikaba ryava ku muntu winjije, ndetse n'ibyo nawe abagize gute aba yacuruje. Ariyo mpamvu ahangaha dushishikarizwa cyane kugira ubumenyi buhagije kuri izo MLM, kugira ngo ubashe kumenya uko utanga amakuru y'ukuri, amakuru atuma ubona abantu benshi bagura produit cyangwa se ubona abantu benshi bifuza kuba bafatanya bikorwa, bityo nawe uko ukora cyane ari nako nawe winjiza cyane. Ikindi, MLM zujuje amategeko ntabwo zigira ubusumbane. No kuvuga ngo buri munyamuryango wese abona komisiyo ingana. Bisubiremo, abona komisiyo ingana ku cyo yinjije. Bivuze ko uko ucuruza cyane, uko ugira abantu benshi, ni nako ubona amafaranga menshi cyangwa se niko winjiza igitubutse. Ntabwo rero bishingira ngo uyu nguyu ni mukuru, niba tuvuge produit uyibonaho tuvuge nk'amafaranga 1000, ngo uri azayibonaho 5000 cyangwa se 1000 ngo nuko ari mu gihe gihugu hoya. Izo MLM nugenzura nizo uzasanga pourcentage ziba zingana. Niba ari 0.25% ukura ku muntu winjije, cyangwa se niba ari 0.5 ukura ku muntu se wenda cyangwa kuri produit winjije, uzasanga ku isi yose umuntu wese uri muri iyo MLM ariyo mafaranga yinjiza, cyangwa se ari cyo kintu kinjira ku mufuka we. Ikindi, iyo MLM zitujuje ubuziranenge, hari ibigo bitandukanye bishinzwe kuzigenzura. Ahangaha bakunda kugenzura cyane zira MLM usanga zishingiye kuri pyramid scheme. Pyramid scheme ni kwa kundi usanga business runaka ikubwira ngo wowe injira, nurangiza winjize abantu gusa, ubundi uzabona amafaranga. Abo bantu barinjira, ntubabwira icyo baje gukora, ntubabwira iki, ahubwo baratanga amafaranga binjire. Ubwo so umuntu wumva yena amafaranga yazayakura hehe? Icyo baba bagamije ni ukubona abantu benshi binjira cyane, kuko kwinjira ari n'amafaranga ndetse menshi, ariko utagaragaza umuntu winjije azacuruza ate cyangwa se amafaranga ye azayagaruza gute. Bene rero izo ngizo no kugira amakenga cyane, harimo na za zindi usanga zizeza abantu inyungu z'umurengera. Dukomeza gusobanukirwa rero MLM, mu by'ukuri twumvise neza ko ni uburyo business runaka zikoresha kugira ngo zibashe gucuruza cyangwa se zibashe gutanga service zazo, ari nabwo buryo buzinjiriza. Kandi muri iki gihe kubera ko zisigaye zikoresha cyane network cyangwa se ibijyanye n'ikoranabuhanga, niyo mpamvu usanga abenshi bazita ko nazo ni network marketing. So niwumva rero network marketing nayo ni MLM, ntuzagire impungenge. Hanyuma muri iyo business ukaba nk'umucuruzi wikorera cyangwa se distributor. Hanyuma ikindi, ukazaba ufite inshingano zo gucuruza produits z'izo company cyangwa se z'iyo company cyangwa se service, ndetse ugashishikarizwa no kumenyesha abandi bantu amakuru y'izo company kugira ngo babe bagura izo produit cyangwa se babe baba
ifatanyabikorwa b'iyo kampani, izo ngizo rwose ujye umenya ko ari MLM zujuje ibyangombwa cyangwa se zujuje ubuziranenge, ndetse unazirikana ko icyo gihe ibyo bikorwa byose ukora bigenerwa komisiyo bitewe n'icyo uba wacuruje cyangwa se icyo uba wakoze. Reka rero twibaze, ese MLM ni yanjye? Ese MLM nkwiye kuyikora? Ese MLM nkwiye kuyinjiramo nanjye nkayigira kimwe mu bigize ubucuruzi bwanjye ndetse bwamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Kubera ko multi-level marketing ari zishingiye cyane kuri komisiyo y'icyakozwe, y'icyacurujwe cyangwa se y'icyinjiwe, niyo mpamvu abafatanyabikorwa ntabwo bagira umushahara twavuga nk'aho kundi umuntu agira umushahara ku kwezi ushyitse, oya. Ahubwo izi ngizi ahanini zikora cyangwa se zigendera zikurikije ku buryo abafatanyabikorwa bakoze, uburyo abafatanyabikorwa bacuruje. Bivuze ko nucuruza cyane, nutanga amakuru neza, abafatanyabikorwa bakaboneka ari benshi, icyo gihe ni ukuvuga ngo nawe ubwawe uzaba uri kwinjiza cyane kurushaho. Ibyo rero bitandukanye na za business usanga zikubwira ngo tangaya wicare ku munsi uzajya ubona ijanisha niri, oya. MLM nyazo zigusaba gukora, zigusaba gukura amaboko mu mufuka ugakora. Kandi icyiza kizi MLM nuko ushobora gufata igihe runaka ukiha nk'amezi 6 ukora udategereje inyungu, ahubwo urimo wiga kandi unabwira abandi ibyiza byazo. Nyuma y'icyo gihe rwose niba utangira kubona income bitewe nuko uba warabashije kubaka icyizere kandi waragaragaje ko izo MLM zimaze n'igihe koko. Niyo ni cya kintu twavuze mbere tubanza ko uba ugomba kugira amakuru yibanze cyangwa se amakuru y'ingenzi umenya kuri izo MLM cyangwa se kuri MLM ugiye kwinjiramo. Icyo tugomba kwitondera cyangwa se kugira amakenga, izi MLM nubwo ziba ziri legal cyangwa se zigendera ku mategeko cyangwa zubahiriza amategeko, ariko nanone tuba tugomba kugira amakenga mu gihe tuzihitamo. Ari nayo mpamvu hari uburyo butandukanye bushobora kugufasha kumenya iyo ugiye kwinjiramo ese yujuje ubuziranenge koko. Hari urubuga nge nkunda gukoresha, ariko hashobora kuba hari n'izindi nyinshi, rwitwa Scam Advisor. Scam Advisor rero ni website cyangwa se ni urubuga rwo kuri murandasi ushyiramo website ya MLM runaka ushaka kwinjiramo cyangwa se ushaka kumenya amakuru, rukakwereka neza ikigero rufatwaho, bakakwereka ijanisha ry'uburyo iyo MLM yizewe. Reka dufate urugero, wenda reka dufate nka MLM ubu ngubu abantu bari kumenya kandi bari gukunda ya Live Good. Reka tuyishyiremo turebe iri janisha icyo ribuze kutubwira, nta kindi ndi burenzeho, wowe ubwawe nawe urakora amahitamo yawe. Ikindi kintu rero nanone tugomba kugiraho amakenga kuri multi-level marketing cyangwa se MLM ni ukureba ese pyramid scheme yayo ikora gute. Pyramid scheme ni kwa kundi nakubwiye, winjiza umuntu cyangwa se wowe winjira ukinjiza umuntu nawe akinjiza undi nawe akinjiza gutyo, ugasanga ushobora kuba wenda uri umwe ariko ufite nk'abantu barenga nk'ijana munsi yawe. Mu by'ukuri ntabwo pyramid scheme zose ari scams cyangwa se ari z'abatekamutwe, ahubwo menya amakuru ya MLM winjiyemo uko iyo pyramid ikorwa. Ni ukuvuga ngo niba pyramid urimo ikoresha scheme kandi koko inyinshi nako zimeze, banza umenye ngo iyo pyramid scheme ikora gute. Multi-level nyinshi cyangwa se MLM nyinshi zikora mu buryo bwujuje amategeko, aho usanga buri gihe nk'uko twabivuze hejuru igusaba kuba umunyamuryango, ukagira amafaranga yo kuba umunyamuryango wuzuye utanga, ariko buri kuzanya umuntu, uwo muntu hari komisiyo umubonaho, ariko ntabwo umuzana gusa ngo yicare cyangwa se nawe wicare. Harimo na kwa gucuruza za produit cyane ahangaha nkubwira ko ugomba kwirinda MLM izaba ishingiye kuri pyramid scheme gusa. Pyramid scheme ntabwo ushobora kugira ikintu na kimwe ikwinjiriza, ahubwo ibizagutera agahinda mu gihe kiri imbere. Reba iyo pyramid scheme ishingiye kuki? Niba ari mu bucuruzi bwa product kandi product z'ukuri zikora neza, aho rwose nakubwira go ahead, ibyo ngibyo biba ari sawa cyane. Ariko igihe cyose uzabona business runaka ikintu iri kureba ari ukuzana abantu gusa, ngo zana abantu witurize, rekirita abantu witurize, nta produit iri gucuruza, nta kindi kintu iri gukora, muvandimwe ndakubwira ko aho ngaho no kugira amakenga. Icyo ni ikimenyetso kigaragara cyangwa se kigaragaza neza ko iyo pyramid scheme cyangwa se iyo business ari ubutekamutwe mu minsi iri imbere ishobora kuzaguhemukira cyangwa se igahemukira igatuma uba nabihemu ku bandi bantu baba barahaye amakuru. Niyo mpamvu icya mbere ni ukubanza kumenya amakuru, ni ukubanza gusobanukirwa cyane ko MLM zujuje ibyangombwa cyangwa se zigendera ku mategeko, ziba zifite website usangaho amakuru, website usangaho ubuhamya, website usangaho experience zigiye bamaze. Niyo mpamvu ibyo byose ugomba kubimenya mbere yo gufata umwanzuro wo kwinjira muri MLM runaka.
uzirinde MLM uzasanga zibwira abantu ko bagiye gukora amafaranga menshi cyangwa se bagiye kwinjiza amafaranga menshi cyane nta kintu kigaragara bashingiyeho. MLM uzasanga iri gushishikariza kwinjiza abantu gusa ngo aho ngaho niho amafaranga ari, ngo winjiza abantu benshi niko uzabona amafaranga menshi, iyo ni ukuyihunga. Ikindi MLM uzasanga iri kugushyiraho pressure cyangwa se iri kukubwira ngo injira gusa uzabamenya amakuru, ibyo ngibyo uzabigirinde. Baragushishikariza kubanza kumenya amakuru neza y'iyo kampani ugiye gukorera. Wibuke neza ko iyo winjiye muri MLM ubaye umufatanyabikorwa, ubaye umwe mu bakozi bayo, igihe cyose rero yaba iri mu buhemu nawe uzafatwa nk'umuhemu. Niyo mpamvu ari kubanza kumenya amakuru mbere yo gufata umwanzuro. Ikindi kandi MLM uzasanga iri kukubwira ngo gira vuba, injira vuba hakiri kare, amahirwe ataragucika, nutinda amahirwe runaka azagucika, ujye ugira amakenga. Iyo ngiyo binakwereka ko mu gihe gito cyane rwose ishobora kuzaba inafunze itakinariho. Akandi kantu abantu batajya batekerezaho rero cyangwa se bagomba kugiraho amakenga, hari MLM usanga ikubwira ngo buri kwezi ugomba kugura product runaka, uko byagenda kose product itari munsi y'amafaranga. Mbese ni nkaho bushyizweho agahato ko kugira ikintu ukora byanze bikunze buri kwezi wenda kitakuvuye no ku mutima. Iyo ngiyo ni ukugira amakenga. Ariko aha nkwibutse ko bitandukanye na MLM zidusaba kwishyura membership ya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga atuma account yawe iri active, ni amafaranga atuma iduka ryawe ufite rya online ucururizaho, iduka uzatangiraho amakuru rikomeza cooperating cyangwa se rikagira ubuzima. Ndaguha urugero nk'abantu bakoresha Amazon, Netflix n'indi bigo bitandukanye, wishyura monthly membership cyangwa se amafaranga ya membership ya buri kwezi kugira ngo account yawe ibashe gukora. Nka Netflix y'ukwezi kwashize ntubashe kugira icyo wishyura, ntabwo ushobora kubona filime nshya zasohotse. Amazon nuko kubayikoresha, n'ibindi bigo bitandukanye bisaba ko umuntu yishyura membership ya buri kwezi kugira ngo bakomeze bari active. Turimo turakora ubushakashatsi rero kuri MLM zitandukanye, tuzagenda tubagezaho cyangwa se tubaha amakuru ya zimwe mu zo twagiye tugenzura kugira ngo nawe ube waba umunyamahirwe mu gukora na MLM cyangwa se multi level marketing. Nkubwira ko izi ngizi muri isi ya none tugezeho niho ubucuruzi bushingiye, niho ubuzima navuga buri kugenda neza, kuba bitangiye, kuba bisobanukiwe kandi kubagiye muri MLM z'ukuri. Ndagushimiye wewe abanye natwe muri iki kiganiro, nkwibutsa ko ari Fanya Kazi TV, urubuga rwawe, urubuga rwanjye, urubuga rwacu. Uhawe ikaze mu gutanga igitekerezo, ukomeze kutugira inama muri ibiganiro tubagezaho, icyo twakosora, icyo twarushaho kwamerera cyangwa se icyo twarushaho gushyiramo imbaraga cyane, byose tubikora ku bwanjye nawe kugira ngo twese hamwe dutere imbere nta n'umusigaye. Turabakunda, mukomeze mudukurikire naho ubutaha.